2022 nizahangaha ariko ntabwo ibintu byari byoroshye. Abantu muri kaminuza barihe muri kaminuza nariraga muri restaurant yitwa Happiness murayizi? Abretse subirayo tukwakire neza. Okay nakibazo. Niba ntabwo nibesha ku mateka yawe subira. Mu bintu babwira babwire yuko nari ntuye Madina hariya hafi y'Irimbi ku musaraba wa munani uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Nari ntuye ku musaraba wa umusaraba wa mbere wa kabiri kugera ku wa munani harashyinguye umuntu witwaga Emery ndabyibuka. Ubishyiremo gukora none nuranye n'umurambo wa Emery. Noneho ikindi kintu ubabwira yuko none navuye Butare ndi Murandi Road amezi 4 y'ubukode bibabwira ubishyiremo nabi. sawa twagiye subirayo. ikindi ubabwira uretse gato babwira yuko ntafite n'itiki nsubiza mu rugo nabyo bishyiremo. Nuko mwabyumvise yari atuye Madina ku musaraba wa munani. Yaturanye nande? Emery. Urumva yari afite amadeni hano Randi Road yamuciyemo amadeni y'amezi 4. Yabwiye yuko kandi adafite itike musubiza i Kigali. N'umunyamakuru ngorana nawe anesha umutwe. Ndamaze Mubabarire reka twakire Rusine. Ngira mugenzi wawe ngo ye. Ngira mugenzi wawe ngo ye. Ngira mugenzi wawe. Ngira mugenzi wawe ngo umuntu w'imbwa cyane. We uri kubibwira meya wowe. Uri kubwira umwarimu umwe wakwigishije umuntu ngira mugenzi wawe ngo mwa. Abantu bo muri kaminuza bari he? Murahari? Ku Batista? Aba Batista bari he? Okay. Ndagira ngo rero mbigishe ikinyarwanda. Sibyo? Okay. Mu kinyarwanda hari amagambo duhereza agaciro. Ayo magambo atangizwa akenshi n'inyuguti ya I. Subiramo ngo I. Okay. Urugero inka. Okay, urundi rugero inyama. Urundi rugero ingagi. Yego. Urundi rugero hariya intore. Yego urabikoze. Urundi rugero hano ifiriti. Nibyo. Urundi rugero hano indaya. Ako umuntu uzanyemo indaya ninde ko? Hanyuma rero kimwe mu bintu nababwira nuko mfite inkovu enye. Inkovu ya mbere mfite ni hano, iya kabiri mfite ni hano, iya gatatu mfite ni hano, iya kane yo iri ahandi ntavuga ariko buri mutipe abayifite. Sasa ndashaka kubabwira yuko iyi nkovu y'ahangaha ahantu yavuye. Njyewe iyi nkovu ahantu nayikuye naraguye ibuye rinyinjira mu mutwe. Ngira mugenzi wawe umutwe. Yes. Noneho njya kwa muganga ashatsemo ibuye araribura. Ngira mugenzi wawe araribura. Yes. Iryo buye ryari ikinonko. Ngira mugenzi wawe ngo ikinonko. Kubera amazi mfite mu mutwe ryari ryashonze. Ngira mugenzi wawe ngo ryari ryashonze. Bivuze ngo abantu bavuga ngo ku myaka 25 30 ugomba kuba ufite ubutaka. Njyewe mfite ubutaka hehe? Mu mutwe. Mfite ubutaka hehe? Sasa sirumba mwabimenye. Kirama akazi. Akantu k'akazi. Yari nivuyemo mukanya. Ya Chris Brown. Sibyo?
dusimbuke niba nashaka gusimbuka mbwira mugenzi wangu mwa Pedro ngwino umfashe bashyire bakazi kidusimbuke murashaka gusimbuka okay mugire ngo twese amashyi twese gutya buriya rero mu kinyarwanda buri jambo rigira ikinyarwanda nuko mutajya mubimenya Shakespeare bayita indahuzo ariko ntabwo mubizi telefone yitwa injyanakure y'inziramugozi bigira ikinyarwanda internet yitwa murandasi bayita dictionnaire yitwa inkoranya sibyo hanyuma calculatrice uretse gatoya wigeze umuntu uzi ikinyarwanda ndakizi cyane okay calculatrice yitwa ikinyaruka niko byitwa okay sawa noneho ndashaka noneho oya nanjye ndacyakubaza siwaza kuzi ikinyarwanda uretse noneho umugore ufite abana utabana n'umugabo yitwa iki? Yitwa Anita Pendo. Wamurezi reka twikomereze natwe noneho uyu muhanzi ukurikiyeho amashyi ya Rusine arakoze cyane yize hano Butareza niyo yabahumirije azi buri korosi buri kona ararizi cyane so reka twakiriye umuhanzi numwe muhanzi kuguti Yesu warakoze kudeta ubukene indwara ubuswa hana abanyeshuri musenge kandi bari no mu bizami bari mu bizami hanyuma mwarabirangije okay nacho dutegereje reziliti ako niko kabi murabona utu tuntu twiza mfite ari ikintu kirimo inyuma ajya gushira iki ibi bigori biri inyuma ni biki oya nagari ibintu biri kuvuga bari ababishinzwe bazi thank you bishinzwe